Haleluya, 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 haleluya. Ndabasuhuje mwese dukunda kubana hano kuri TikTok. Nakunda gukoresha YouTube uwo murongo kuri Elayo TV. Namwe twakunda kubanaho uretse ko n'ibiganiro bihakomeje. Niho hari ibiganiro byinshi kuri Elayo TV kuri YouTube. Ariko naha kuri TikTok ndi kubashimira uburyo muri kunyereka ko turi kumwe. Abantu bari kumamagara. Ayiwe mana we, hari abantu bari kumamagara bakatura ibyaha kandi nukuri nta muntu uri kumamagara mwambure nuri kunyandikira. Mwese ndikumva narabasubije, nari nanagusubiza ujye wongera unyibutse, ariko mwese ndikumva rwose pe ndikumva naragiye nca kuri message zanyu kandi ndabasubiza. Munyemerere rero twumva ikiganiro Eleto Staketabo cy'uyu munsi, dusenge tubwira Imana ngo ibane natwe. Ndikumva hari ibintu nshaka ko tuvuga. Kirisito enetopera bonia, wakoze kuturinda wera, tugushimiye imirimo n'ibimenyetso byawe, tugushimiye ijambo uri guherekeza rikakuzanira iminyago. Nyemerera unkozi kararya ku munwa za topesti kota ya bole kirevo. Iki kiganiro Mana nyivuge nyobowe n'umwuka wawe wera, bitavuga Imana n'ibyanyibagiza byose dayimoni mu izina rya Yesu. Imbaraga zawe niziganze imigambi ya Satani, turatwitsela pole ya keta mu izina rya Kristo Yesu. Ngaho utangirane natwe, usozanye natwe mu izina rya Kristo Yesu, amen. Aho muherereye hose ndabasuhuje, mwiyumve mikaze. Tugiye kuvuga message. Hari ubutumwa Imana yaduhaye kubwira abantu mwese. Ubu ni message ariko kadushingire ku ijambo ry'Imana. Nyarukira mu gitabo cya Yesaya igice cya mbere, uhere ku murongo wa 18 turasomana 19. Haravuga ngo nimuze tujye inama, niko Uwiteka avuga, naho ibyaha byanyu byatukura tukutuku. Ibyaha byanyu, ibyaha byawe, ibyaha byanjye, ibyaha by'undi. Sisi ngo wowe uri ntungane. Uzinga Imana ishize tabura imbere yawe y'ibyaha, uzingo yakuburamo amafuti. Leto staketa. Icyo nkundira Imana ni nyembabazi. Ibyaha byacu naho byatukura tukutuku. Kintu nkundira Imana rero, Imana yanga icyaha ariko igakunda abanyabyaha. Niyo mpamvu igisiga intama 99 ikajya gushaka imwe yazimiye. Biri mu byazanye Yesu ni ukugira ababarira abanyabyaha. 11:28 muri Matayo, Yesu yaravuze ngo abarushye n'abaremerewe bose nibaze. Noneho kuri 19 aho muri Yesaya igice cya mbere 19 aravuga ngo nimwemera mukumvira ngo muzajya ibyiza byo mu gihugu, nimwanga mukagoma inkoti zabajya. Nimwemera mukumvira, wewe wemeye kumvira ukava mu byaha. Muri iyi minsi naratangaye we, abantu bijanditse mu byaha, bamwe bari mu butinganyi